ushobora guhakana ko inzu yubatse neza en perspective ukavuga uti yubatse yayisondetse sibyo ariko wenda fondation yubatse neza je ntabwo ndi umuntu ukunda guhakana ibintu kategori koma ni independence sigihakana urumva independence of fondation barumumba bo ngabo twumva ko mu Rwanda ba Fred Gisa n'abandi n'iki byose ibintu bagiye bubaka mbega bashyiraho wajya Tanzania aho wajya hose uhasanga abantu nk'abagiye barana ibihugu bibohoka bikajya mu buryo ariko iyo ni fondation je ntabwo nyamaka fondation rero ahubwo nahakana ko uwayubatse yasondetse zitazamara igihe ariko fondation yari nyayo uko twaduhakana ko bamena ntacyo bagezeho abahari ubwigenge rero kuno munsi twibuka ibintu by'ubwigenge bigapo kuri bo ariko bazutse ukabazuka vuga Abanyarwanda abo bami barwabugiri n'abakarwabugiri intambara yarwanya yagura u Rwanda none abadawudi bararumaze barutwara rwagiye muri Rucuro rwagiye muri Ventura rwagiye hose ubutaka bwacu barabutwara dusigaye tura urumva ubu rwabugira ahagurutse akavuga ati bite ko bite mu Rwanda uwazura aba père de l'indépendance ababeharaniye ugende ku muzuko iryinyo rya Rumumba ryaragaragaye Rumumba gabo bati muracacungira ku ryinyo ryanjye naho muhagaze urumva bakaza mu Rwanda bakavuga ati kumbe ubu ngubu biracyameze gutya aho umunyarwanda ufite amafaranga aho kugira ngo bishyirane bashinge kaminuza nziza bacyumva bagomba gutatanya amadolari n'amadovize y'igihugu ngo bajyanye kwiga abana muri Kansas muri Amerika nayo hose aho kugeza ubu ngubu Afrika igihanganye n'abantu ngo ba migrant bumva bavuga bati tuzagwa muri Mediterane ariko profike tuzagera mu Burayi n'iki ariko Afrika rero iri aho ngaho Libya iri muri Afrika aho banyura muri Maroc bari muri Afrika nayo hose urumva nta n'ikintu barabivugaho bari flying over nta kintu nababwiye ariko ubona abantu bagikandamijwe bitanaraje inshinga nazi igihugu kibahe uhoza ngiye kunyuza muri Rwanda sha wowe barusanga he wagenda ukarusanga muri Zambia nayo hose kuko babivuze kandi usanga ikiganiro ugiye muri za component zigize igihugu navuze haruguru kuko je ntabwo nyankunda ko niyo tuze tugiye no kwigenga tugiye kwihenura ku bandi cyangwa batwihenoreho nize ya colonialism abantu bavanga ubukoroni bwabuye gusiga friendship muri context y'iki kiganiro nuko urumva bwa bwenge twavugaga aho bibona ubwigenge ya independence urumva noneho kimwe mu byiciro twavuze ibyiciro byinshi twavuze ko ubwere gihugu ushobora kuba umunyagihugu ushobora kuba umunyagihugu kavukire umunyagihugu wagituyemo umunyagihugu kigendamo gitemberamo cyangwa umunyagihugu bahandi hantu ubwo abo urimo kuvuga turabashyira muri iyo cadre y'abanyagihugu babahandi hantu noneho dushaka dukoresha izivuga ebyiri batifuzwa n'ibyo bihugu kugusubira mu bihugu byabo either nabo batifuza kugira gute kuba mu bihugu byabo byose birashoboka vice versa noneho bwa bwigenge rero tugaruka muri bihugu byacu byo mu yaga bigari bya Afrika no mu Rwanda kubeza kusha umuntu kuri mwogo kandi kuri mwogo niho hari isoko ya Nili sibyo so ukavuga utubwo bwigenge ubundi butazanye iyo independence mu buhinzi ubusa Afrika irigenga kugeza ubwo Makisare ejo bundi ajya gutaka no gutakamba akajya gutakambira Abarusiya akajya no gutakambira Zelensky udasinze rutibereyeho nyahamureka ariko ukakubwiza ukuri uzi kujya gusaba umuntu wirembeye. Turabasuje bakunzi baranda S&M muri kumwe na Ndi Bugingo. Uyu munsi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi turi ku munsi uzwi nka independence y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi. Kuri kamera zacu rero turi kumwe n'umusesenguzi akaba n'umuhanga ngira ngo muramumenyereye yitwa David Eugene Marishal. Harya irindi ni Rensenye Nsengiyumva. Uraho neza? Ndaho rwose kandi mboneho no gusuhuza abakurikiye channel ya Randa S&M. Urimo uraranda neza? Ndaranda. Umaze kugaha amashami angahe? Ubwo kuranda si ugupfundikanya se? Oya. Ni uburyo bwo kugenda ugaba amashami. Ubu nyine ugenda urandaranda. Upfundikanya amapfundo menshi. Akavamo ikintu. Nta kibazo. Urimo uragenda upfundikanya bigakunda. Twebwe gupfundikanya kwacu. Kandi je ubona ko ikiganiro kuvanga ibintu twishyizemo twihaye namwe mukavuga ngo turabasesenguzi abandi bakatwita ukundi ariko urumva wenda tuvuge niba mbere narakoreraga nko ku macana ngaha 5
na randa sine nkayikorera ahubwo naranze nerekeza kuri randa n'ibyo navuga. Rero ni nacyo tuba twifuriza abantu ko bakomeza kwaguka mu byo bakora, bakajya mbere aho wari urejo, ntibari bariho bagusanga uyu munsi bagasanga urimo uratera imbere, umuntu akabumwimukira. Oya ndavuga mu buryo bwo gutera imbere. Ubundi muri randa tuvuga ko ugenda ushinga imizi ariko bidasabye ko urandura aho wari uteye bwa mbere, nk'uko uruyuzi rubigenza. Yego. Rero iryo ni ryo terambere twifuriza abantu, muzagenda mubyumva no mu biganiro bigamije gutera imbere mu bukungu bigenda bihitaho. Rero uyu munsi impamvu tukuganirije tugusanze ni ukugira ngo udufashe kumva neza. Ubundi iyo bavuze independence umuntu yakabaye yumva iki? Iyo bavuze independence muri izo ndimi nyine zibwota amasimbi, urumva mu Kinyarwanda umuntu yabyita ubwigenge. Ariko ubwigenge nabwo usubije muri mu sobanura amajambo atandukanye, kwigenga abantu bifata mu buryo butandukanye, kuko ugiye no kuvuga ubwigenge nko mu Kinyarwanda wakuramo amagambo arimo nko mu zindi ndimi freedom, urumva icyo kintu cy'ubwisanzure, kwigenga kujya gute, ukashyiramo independence ubishyize muri politiki, uko ibihugu biba byitegeka byigenzura bigira gute ibintu nk'ibyo. Ariko kwigenga wanabifata mu ijambo ryo kwigenga, ukabikigenge ukigomeka ukagira gute ibintu byose, urumva isobanura amagambo biragoye cyane. Ariko sinacyo tugamije, nacyo twavuga nuko etymologically ugiye kureba ijambo bwigenge urajya kureba usange ni ukwigira kw'igihugu, hanyuma uko kwigira kw'igihugu kukabera umurongo mwiza w'abagituye n'abenegihugu nyirizina, kuko igihugu kigira ibice by'abaturage bitatu. Hari abagituye bashobora kuba atari n'abenegihugu, hari abakigenda, abagitemberamo n'iki, wakirayemo yihitira cyangwa akomeza agira gute, yaba umushyitsi ibintu nk'ibyo igihe cyo cyari kirekire, abagikoreramo muri community international, ariko akaba n'abenegihugu nyirizina. Abenegihugu nyine bafite ubwenegihugu bwabo ubwo bagiye basaba cyangwa se ubwo bavukanye n'ibindi n'ibindi. Ariko hakaba n'igihugu cya kare navuga, igihugu iyo giteye inkingi, bivuze ngo hari abantu b'abenegihugu twita igihugu ariko bamwe mutabona intara kangahe baba batakirimo, intara ya gatandatu, niko abantu babivuga, ashobora ko atanagituyemo ariko atanagikandagiramo, ariko kimugendamo kimuri mu maraso, ibintu nk'ibyo. Sasa rero ugiye gufata igihugu muri zo cadre zose mvuze uko areye, ukareba en principe mu gihugu nk'abagituye, igihugu nk'abenegihugu, igihugu nk'abakigendamo, igihugu nk'abakitirirwa mu buryo cyangwa ubundi, ariko baba handi byo mwitabona amadiaspora n'iki ibintu nk'ibyo bashobora kuba no kutamo diaspora, bakaba bari mu buryo butavuga rumwe na systeme ziba ziyoboye icyo gihugu, ariko already nabo baba bari mu murongo, bagomba kuba muri uwo murongo w'icyo abantu bita igihugu. Rero ugiye kureba ubwo bwigenge, kuko igihugu atari umuntu umwe cyangwa abantu bamwe cyangwa igice kimwe cyangwa ibintu nk'ibyo, ukagishyira muri izo cadre zose, iki ni igihe cyo kuraranganya amaso mu myaka igeze kuri 60 cyangwa n'iki bintu nk'ibyo bavuze ngo u Rwanda ngo rufite ubwigenge n'urugero, tukareba ibyo bice maze kuvuga haruguru birigenga. Noneho twamaze kureba ubwigenge icyo ari cyo, turabireba nabyo tukareba koko niba ubwigenge ari ikintu abantu bahisura imwe nka monima imwe bakayubaka, cyangwa niba ubwigenge biri variable nk'icyo mukunze kwita ngo freedom of speech. Hamwe nshatse kuvuga icyo mpamvu ntanze urwo rugero, ushobora gusanga icyo bita freedom of speech wowe wagize ari ugukomeretsa nde, ari ugukomeretsa mugenzi wawe, dore ugasanga ubwigenge bwawe bwatumye undi atigenga. Tugarutse ku Rwanda, u Rwanda runo ubwigenge 1962 rwabonye independence rwari ruhawe n'Ababiligi na Loni n'ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko igice kimwe cy'Abanyarwanda kiba gikugize gute, kiba kirahunze, kiba expulsé aho tuye igihugu, haza kubamo ubuhunzi. Ukibaza rero ukuntu ibihugu byabonye ubwigenge, nyine igihugu kikabona ubwigenge, igice kimwe cy'abaturage kikaba
mu mvugo z'iki gihe giciye isheni kiragiye. Urumva andi nyine naho umuntu yibaza ese ntabwo ubwigenge bwabura challenges, ntabwo bwabura ibihato, ntabwo nta kibazo nakabaye ngira kuba igihugu cyatambuka mu gihe cyagera mu gihe runaka hakabaho inkurikizi hakabaho n'ibibazo. Reka tugaruke gatoya ku bantu babayeho mu gihe igihugu kitari gifite ubwigenge. Ubuzima bari babayeho bwari bumeze bute? Ese kuba ntango gereranye n'ubwo abantu babayeho mu gihe cy'ubwigenge. Aho ngaho kuba ese wihuta wenda guhita unjyana mbere y'ubwigenge, aho ntabwo uhaye uburemere kuba igihugu cyabonye ubwigenge abantu bakabona guhunga. Ku bihugu bya Afurika byarabonye ubwigenge ikaba celebration yo kugira ingaruka abandi bantu, kandi bikaza bikafata indi myaka igeze nko kuri ngahe bigateza intambara, impunzi zigataha ku ruhembe rw'umuheto, ibintu nk'ibyo ngibyo bikaza bigafata isheni urimo kureba. Nicyo ndakigusubiza. Noneho u Rwanda rubonye ubwigenge, bamwe barahunze. I Burundi Mushiha inkambi, sinakubwira Bujumbura, sinakubwira ababaye Tanzania bagiye mwese, bagiye hose Tanzania yose, ababaye Kongo bagiye bibwe, bagiye Kivu y'epfo, Kivu ya ruguru hose, Uganda na Kivu n'iki. Noneho n'ahandi mu mahanga atandukanye utagenda kugira igihugu kirigenza. Urumva kwa kugera ku gihugu kuraje guteje intambara zabo bitaga inyenzi muri za 30 na kangahe bashaka gutaha. Sinibuka jewe ntabwo nzi ngo Repubulika ya mbere yasubizaga iki abantu bashaka gutaha, ariko nihuse ku ya kabiri kuko niyo nakurikiranye ntangiye kuba mukuru, ho hari imvuga ngo ikirahuri cyuzuye amazi ngo ntawe ugerekaho ngandi n'ikibintu nk'ibyo. Ndetse kugeza ubwo ubutegetsi bwa Repubulika ya kabiri bwa Juvenal Habyarimana bwigeze ku kijyanye n'impunzi kutifuza ko impunzi zitaha, bukajya kunegosiya n'uwari perezida wa Gabon bitaga General Omar Bongo kugira ngo atange ubutaka bw'impunzi zijye kuba nyine abanyarwanda babe ntabyo deportation bari iki. Ariko ngewe icyo kintu iyo nyumvise hari igihe ntita ndeba iki ngiki abanyamurenge bakorewe cyuko nabo bahawe ubutaka mu bindi bihugu. Hari abo njya numva bajya niba ari Canada no mu bindi bihugu, icyo ngicyo cyatekerezwaga icyo gihe n'ikiri gukorerwa abanyamurenge uyu munsi hari ahantu byabihuriye? Ntaho bihuriye, kuko harimo itandukaniro rimeze gute. Ntabwo ntekereza ko kuko Habyarimana avugaga ashaka kugera muri Gabon, nabo abanyarwanda bahuze nyine igihugu kikimara kubona ubwigenge muri za 1959 kuzamura gutyo, kandi ntabwo ntekereza ko abanyamurenge abo mbabarire kubaza muri kiganiro bagira ngo mu gihugu urimo kuvuga gutuzwayo, ntabwo navuga ngo bafite ishyaka byo gutaha iwabo noneho bakabibura, noneho Kabila cyangwa Tshisekedi akari umusabira kujya muri Amerika cyangwa kujya muri Australia. Ndimo kureba iyo yari deal ya leta ntidushaka abaturage u Rwanda rwaruzuye mu bajyana handi. So Kongo yirabashaka urumva iyo difference ahindiri. Ariko icyo twumvikana nuko usanga ari Kongo ibasabira kujya gute, twabwirwa n'iki ko bishobora guca mu buryo bw'ibanga n'ubundi kabisa. Ibanga rero ibyo birazwi, umuntu ashobora kuba yarahunze igihugu sibyo agahaguhungira mu kindi gihugu, birashoboka ari ibintu bisanzwe nta kirenze. Habaye ari diro yakinwe mu buryo bw'ibanga. Oya nta dirimo, ahubwo icyo navuga nuko nubwo navuga ngo abanyamurenge abuvuga cyangwa n'abandi amoko yo mu bindi bihugu ajyanwa guturwa ahandi, ako kantu nicengejemo ngo nta guhirimbana wenda ko kugira gute ko gutaha gutaha nabyo bishobora kuba bitakwemerwa na bose. Oya n'ibyo bihugu mvuga byabo bwite wambaza uti kutabisaba no kudashyiraho iyo cadre yo gutaha na environnement yo gutaha byose bijya gusa ubundi. Ariko hamwe harimo diri y'ubusabe, urumva ubongo blabla n'ikindi cyitwara abantu, ako niko kantu kagatandukaniye, kuko n'ubundi n'igihugu kidashobora gushyira mu buryo environnement byuko umuntu yataha byenda gusa nuko n'ubundi kiba gisa nk'ikimwe experience aho kivuga ati genda ntaho kuba aho niho haza ihuriro nanone. Ariko abanyarwanda b'icyo gihe nyine bo baranabisabaga gutaha, urumva baranabirwaniraga muri za 30 na kangahe ko bataha, bari abo bitaga inyenzi nicyo barwaniraga kugira ngo batahe.
barabiharaniraga barabisabaga niyo mpamvu banasubizwaga gutyo. Ubwo sinzi rero ngo wenda abo bantu uvuze haruguru bo iyo bavuze gutaha basubizwa ibiki, ntabwo mba muri politike ya Kongo, ariko icyo nakubwira cyo nuko nubwo nabo bazanyemo, kuko iki tutagisubije neza bishatse kuvuga iki ngiki, bishatse kuvuga ngo abahunze igihugu, abanyamakuru mukatuyobye, bishatse kuvuga ngo abahunze igihugu baba barahunze kubera inyota bafite yo kujya kuba aho maze kuvuga muri izo nkambi maze kuvuga ruguru, sibyo? None se David yarugo kubera ko twavuze ko abanyamurenge bagenda kubera inyota bafite yo gutura muri Canada, ariko nta nubwo bajyanwa ku ngufu muri Canada, nta nubwo bajyanwa ku ngufu muri Australia cyangwa muri Kansas muri Amerika n'ahandi bajya hose. Ntabwo bafata ngo bamushyire amapingo urindege ugende, ndetse amakuru dufite no kwangana bisaba ka playinga uvanza n'ibizaba bikorwa no kureba ko ugiye kuhuza ibintu by'ubutipyo ngibyo. Ariko icyo twabona kugira icyo twavuga muri context y'iki kiganiro nuko urumva bwa bwenge twavugaga, aho bivuga ubwigenge ya independence, urumva noneho kimwe mu byiciro ko twavuze ibyiciro byinshi, twavuze ko ubwenge gihugu ushobora kuba umunyagihugu ushobora kuba umunyagihugu kavukire, umunyagihugu wagituyemo, umunyagihugu kigendamo gitemberamo, cyangwa umunyagihugu bahandi hantu. Ubwo abo urimo kuvuga turabashyira muri iyo kadire y'abanyagihugu b'ahandi hantu. Noneho dushaka dukoresha izivuga ebyiri, batifuzwa n'ibyo bihugu gusubira mu bihugu byabo, either nabo batifuza kugira gute kuba mu bihugu byabo, byose birashoboka, vice versa. Noneho bwa bwigenge tugaruka muri bihugu byacu byo biyaga bigari bya Afurika no mu Rwanda, kuba wihangana komose no kuri bwa buzima nagusabye bw'abantu babayeho igihe igihugu kitari gifite ubwigenge, ntacyo turaza kubivuga. Kuba ari igihugu cyakwigenga kikaba gifite abanyagihugu, urumva batifuza kukibamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ubona ibintu byabimukira bagenda bagwa mu nyanja bagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo bava mu bihugu kandi bivuga ngo sovereign countries cyangwa ngo birigenga independent, urimo kwicyo ni kimwe, cyangwa se n'ibihugu byabo bikaba nta kaze bibafitiye, icyo ni kimwe. Ikaze mu buryo bubiri nkuko twavuga haruguru, ikaze mu buryo bw'uko binavuga biti ibirahuri byuzuye bidakeneye kongerwamo andi mazi, cyangwa se ikaze mu buryo bubiri bwo kubusetinga environment zishobora gutuma umuturage agira gute yiyumva ko yagenda akabi iwabo nyine, niba ari amashuri abantu bajya gushaka mu Burayi, kuko nta bantu bajya mu Burayi ntabwo ari amazi kurebwamo aryoshye, abantu bakagira ngo bahe n'urw'amenyo abimukira. Abantu bajya muri ariya mazi bihebye, urumva, yabuze ubuvuzi wabo, yabuze uburezi wabo, yabuze everything, sibyo, yabuze umutekano. Kuko ari ibyo bya Kongo ujya gushaka gifite imyaka 30 kita abantu batarasinzira buri munsi avuga ati ejo buzira ejo buzacya, ibaze ubuzima nk'ubwo ngubwo kandi mu bihugu byigenga. None no kuvuga ikintu kuvuga ngo bwa bwigenge tuvuga ibihugu byizihiza n'u Rwanda rurimo, ariko ugiye nko kureba nk'ababyeyi bapfa babyara, abana bapfa bavuka, urumva, ukareba intera ikiri hagati y'umuturage kugira ngo yagisesinge ku ivuriro rimwegereye, ukareba abantu kugeza uyu munsi imyaka 60 bakiri muri goruzi ziri aho ngaho gusa ngo amazi, ukabona kugira ngo abantu babone amazi biracyari ikigeragezo ku bihugu bifite amazi nk'ibi ngibi. Ibiyaga bigari se bivuze iki? Ibiyaga n'amazi, ariko nta mazi ibihugu bifite, nta mashanyarazi bifite, ugasanga Nili iva mu Rwanda ikajya guhaza abantu mu Misiri, mu Egiputa, no gukorayo irrigation ku buryo Misiri bihindukira. Numvise ko Radio France Internationale bavuga ko Misiri mu bihugu bigira ingano nyinshi ku isi, kimwe na za Ukraine na Russia. Urimo kureba ko Misiri ireza kurusha umuntu kuri mwogo, kandi kuri mwogo niho hari isoko ya Nili, sibyo? So ukavuga utubwo bwigenge ubundi mutazanye iyo independence mu buhinzi, gusa Afurika irigenga kugeza ubwo Makisare ejo bundi ajya gutaka no gutakamba, akajya gutakambira Abarusiya, akajya no gutakambira Zelensky udasinze utibereyeho, nyamuneka ariko ukakubwiza ukuri uzi kujya gusaba umuntu wirembeye, mwaduhaye ku ngano. Ubu icyambu cya Odessa cyabaye icyambu cya Odessa, nahoze mbona no ku makuru kare ngo kuri Al Jazeera ngo Russia hari inzira imwe yatanzwe kugira ngo hari ikirwa bita Snake Island yarekuye kugira ngo inzira zishobore kubona z'iki byose. Ariko urabona ibihugu birigenga biracyasaba ingano, ibihugu birigenga rero ntaza kugera ku musozo w'ikiganiro atagiye ukiyoboye. Ubwigenge bwa nyabwo bwagomba kumera gute? Bwagomba kuvuga ngo turigenze mu buryo ya etymologique, bwa buryo gusobanura amagambo nakubwiye haruguru, urumva. Ariko bwa bwigenge bukazavuga ngo n'ibihugu bizamuye amadarapo, urimo kureba, bikazamura ibirango biranga igihugu, ni byiza ibyo byose, indembo y'igihugu,
politiki ikagenda n'amarepubulika agasimbana n'iki byose, ariko hagomba kuvuga ngo hagiyeho amashami, urumva ibihugu birigenga mu bwihaze bw'ibiribwa, autosuffisance alimentaire, ibihugu birigenga mu buvuzi. Nicyo kintu gikenewe kugeza uyu munsi, apana kuvuga ngo dufite idarapo, dufite indirimbo y'igihugu, dufite ikindi abantu bakajya bagakoma amashyi bagashyira akaguru kandi ngo barigenga. Murigenga ugishobora kuba muri aka gace ka East Africa for instance, nta n'ahantu bashobora gukora implantation y'intuze y'impyiko. Ujya ubona amafaranga abantu bakoresha bajya gushyirishya impyiko mu Buhinde, maze igihe mbona fundraising zose ariho zigana. Ibaze nawe, noneho bavuga kaminuza 100 ku isi zikomeye, ugasanga East Africa ifitemo nk'imwe cyangwa ebyiri cyangwa nta nayo. Si urimo kureba noneho mu Rwanda, turimo kuvuga ku Rwanda, ukabona nta n'urwinukiriza, nta n'usurutu tuzuru kuri kaminuza ya 500, ariko ibihugu bimaze imyaka 60 byigenga. Donc umunyeshuri mwiza uya n'umuturage mwiza navuga ikintu cy'amahanga, ubu turi muri cogamo rero n'iki byose. Ntabwo igihugu cy'u Rwanda cyakonejwe n'Ubwongereza, ariko ibihugu biracyari kujya mu miryango y'ibyakonejwe. Wavuga ngo ibihugu birigenga. Kwigenga rero byagombye kuba birimo izo component navugaga haruguru. Abantu kuko urumva uzareka Vladimir Putin akora nk'ibiganiro ama interview n'abanyamakuru, cyangwa yagiye mu nama mpuzamahanga, ariko se adujye bireba, cyangwa Angela Merkel nakunda kubibona Ubudage bakoresha indimi zabo, nubwo habaye muri NATO mukazisemura, akavuga ikidage bagasemura, ndakavuga ikirusiya nawe ikirusiya. Abatanzania nabo babigerageza bo bakora ibintu byabo mu Giswahili, abasemuzi bagahangayika. Inzandiko nahoza ndeba n'urwandiko rwo guhindura rwo gushyira umugabo mukuru w'ingabo za Tanzania, kuko gukurikira politiki muri Tanzania cyane, ibintu byabo mu Giswahili na birote. Nabonye n'urupapuro babyarizaho abamama bita partogramme ku bantu z'ubuganga n'ububyaza. Partogramme n'urupapuro bakurikira mu mudamu urimo kubyara, rukoze mu Giswahili, n'ikarita yaho gukingiza, urumva ikoze mu Giswahili. Baragerageje brother, ariko ukagenda ugasanga ibindi bihugu birigenga. Ariko na Ethiopia kuko bo bafite na Bibiliya yabo, ahubwo noneho Amharic ibyo ntacyo. So no kuvuga ikintu, no kuvuga ngo ntaza kuvuga amagambo menshi. Ibihugu byigenze gute bitarigenga mu kwihaza mu biribwa? Byigenze gute umuntu wifuza kwivuza ajya kwivuza na Nairobi cyangwa se nakajya India cyangwa se n'ahandi afitiye ubushobozi? Ibihugu byigenze gute bigisaba ingano ndetse bigasakuza bakisajya kudusabira ingano, turapfuye turashize? Ibihugu byigenze gute bikivuga ngo ngubu ngo Amerika gifite igisirikare cyita Africom ngo gishinzwe ngo umugabane w'Uburayi bw'Epfo muri ngo Afrika n'iki bintu ngibyo. None nigeze no kwivuga n'abanyamakuru mu minsi yatambutse, aho usanga nka Afrika by'umwihariko n'u Rwanda turushyizemo, Afrika nta radio mpuzamahanga ya Afrika wavuga nibura kuko tubona BBC, VOA cyane kinini cyangwa n'ibyo binyamakuru bya AP bya n'yandi. Afrika nta biro nta makuru ifite bya AU byirwanaho ku buryo bya source d'info. Twaba tuti dukereye amakuru nk'abanyamakuru, si ngombwa no gukotinga Al Jazeera ya Qatar. Hakibaze uzika perezida wa Afrika n'ubwo bigenge uvuga bajya bafatira urugendo bakavuga tugiye kwa Erdogan muri Turkiya, ngo umubano ngo wa Turkiya ngo Afrika, tugiye Israel, tugiye ibindi bihugu n'ibihera, ushyiremo China, sino Afrika ushyiremo Russia n'ibindi. Ariko ubwo bwigenge ntuze kwirengagiza ko bupanda ku bindi bihugu, ntuze kwirengagiza ko ubu ngubu u Rwanda rukoroneje Ubufaransa n'Ubwongereza. U Rwanda rukoroneje Ubufaransa n'Ubwongereza gute? Kuko kuyobora indimi zabo, kuyobora indimi zabo gute se? Gute niba u Rwanda rumwe uyobora France ntacyo reka byemere. Ushaka kuvuga agace k'u Rwanda kavuga Icyongereza? Ubuze u Rwanda uraruzi mu ntara avuga icyo, ahantu hari n'ikirwa kivuga Icyongereza ni he? Ahantu hari ikirwa kivuga Igifaransa ni he? Abanyarwanda kuri bavuga Igifaransa n'Icyongereza muri tutagiye kubeshya. Zira ni kata zo gushaka amafaranga no gushaka iki n'iki, kuko ni ku isi yubatse nta no wabinenga, urumva. Ariko nabwo ugiye kureba ibyo nakubwiraga mu kanya, ugasanga umunyarwanda w'umusirimu n'uvuga English neza, umwana wize neza no ubwo amafaranga y'abaturage n'imisoro yirirwa ijya kwigisha abana, ndabona ngo bohereza barakwiga ubugande ngo bazabe Icyongereza, which is not bad, which is not good. Ukabona umuntu ngo n'iki bintu nk'ibyo ngibyo, barambwira se ubwo bwigenge bushingiye kuki se? Kuki ibihugu biba byigenga muri imyaka 20 ishize? Urumva kuko tutabona minister
abo bantu b'ingagari avuga ati umwana wanjye najye muri iyo 9 basic years cyangwa 12 basic years yigi iwabo. Nigeze kubona ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda ifite n'imishinga iteramo inkunga yo kwigisha abantu gusoma no kwandika, ndetse ubusabe bw'uko abantu bakwiga mu Kinyarwanda kujya ku myaka runaka muri primary bagiye butaba icyifuzo cyacu cy'Abanyarwanda. Ahubwo na ambasade yakoze ubwo busabe ngo inatanga icyegeranyo cyerekana ko ibihugu muri uburezi bashobora gutera imbere mu gihe abana biga mu ndimi z'amahanga bakiri batoya. So urumva none bageze no kuvuga ngo nutwihomaho none tudakunda ururimi rwanyu, ntabwo ubonamo ko noneho tuzakoronezwa mu rurimi rwacu, tukongera noneho tukajya twishyurira gukoronezwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Mu rurimi rw'Ikinyarwanda niba umuntu uvuye hanze aje kutwigisha Ikinyarwanda, ubwo ni ubundi bukoroni bushya. Ariko at least content y'amasomo y'icyo umuntu yiga uzaba wayumvise neza, kuko nabo impamvu batanga zirumvikana. Bavuga bati uyu mwana ukiri mutoya yumva neza ikintu mu rurimi rw'iwabo, kuko niyo muhaye example kuri ababigisha ku kibaho mu n'amamateri didactique n'iki byose bakoresha mu kwigisha muri methodology, wenda sinzi niba bazi iby'ubwarimu cyangwa bizi nge simbizi cyane. Umwana amenya ikintu kubera ururimi rwe kavukire, waba umuco waba iki n'iki byose bamubwira, yaba indirimbo yaba sinema byose. Ariko urasanga umwana ugiye no Nyaruguru Nyabimatana hose na Nyarupfubire na hose ukabaza umwana aramba bamuzi, urumva abazi Cristiano Ronaldo cyangwa nagatete kwa kumushyira nagatete n'ibyo kumushyira ku ikayi iyo yita Umunyarwanda sibwo iyo ikayi kuntu yanditse Nkunda amahoro baramuzi, urumva. Ariko nyine umustare umufase kuri umustare wa mu gihugu cyawe andi ubwigenge buri kuri nk'ukwezi niyo abantu bataratekereza ku ndimi zabo ku muco wabo n'iki byose ngibyo. Umuntu akava hangaha akabona Rihanna yambaye umwenda kuko wari muri Amerika, awambaye kuri stage, niko abantu bitubwira abantu bo muri fashion. Umwenda yambaye kuri stage muri Amerika siwe yambara muri quartier yatashye, kuko agiye gucuranga arambara. Ariko ingana muri China zirawukoze kuko bamubonye kuri stage kuri billboard ahantu runaka Rihanna wowe wambaye umujyanye kwakira abashyitsi muri restaurant. Ubuse muri restaurant agiye guceza cyangwa agiye kwakira abantu urimo kureba. Ahubwo kuvanga abantu barigenga niki. Reka nkubwize ukuri, David cyangwa Rishaye ko munyita kose byose n'amazina yanjye. Ikibabaje nabivuganye na Kendeje mu kindi kiganiro twakoze cyo cyangwa se nawe byo kuvuga ngo ikibabaje suko ubwigenge butanagaragaza isura yabo. Nakubwiye kujya ubuhinzi, ubuvuzi n'ibindi. Ahubwo ikibabaje ariko nta road map niyo African Union n'ibihugu byacu bifite kwikura muri icyo kintu cyuze nka pseudo independence. Yarumva iyo haba nibura niyo shusho yari hari yuko bizashyirwa bikagerwaho. Iyo African Union uvuga ibaho nyine, urumva ibaho gute? Irahari nyine African Union mu nyungu zande, mu nyungu za Afrika nta kibazo, ntacyo bintwaye. Reka ntabwo nazi ko ikintu kibaho n'ubwigenge simburwanya, ariko bukava mu magambo bukava mu ki koko. For example African Union tugiye kubisesengura mu ijambo kurindi bwaba ari ubumwe bwa Afrika. Afrika y'ubu nyine nicyo tunabazaga. Umwanzi wa Afrika urumva na Afrika ubwayo. Alpha Blondy no kunda kubivuga neza. None ukagaruka nawe ukatubwira ngo ubumwe bwa Afrika. Icyo mbashaka kuvuga aha ngaha bagira ngo giyewe mu twitabura turabasesenguzi bagira ngo dutandukanye ibintu bibiri. Ushobora guhakana ko inzu yubatse neza en perspective ukavuga utuba yubatse yayisondetse, sibyo? Ariko wenda fondation yubatse neza. Je ntabwo ndi umuntu ukunda guhakana ibintu kategori koma. Ni independence sigihakana, urumva? Independence of fondation barumumba bo ngabo twumva nko mu Rwanda ba Fred Gisa n'abandi n'iki byose ibintu bagiye bubaka mbega bashyiraho wajya Tanzania aho wajya hose uhasanga abantu nk'abagiye barana ibihugu bibohoka bikajya mu buryo. Ariko iyo ni fondation. Je ntabwo njya fondation rero, ahubwo nahakana ko uwayubatse yasondetse zitazamara igihe, ariko fondation yari nyayo. Uko twaduhakana ko bamena ntacyo bagezeho. Abahana y'ubwigenge rero kuno munsi twibuka ibintu by'ubwigenge big up kuri bo. Ariko se kabira bwekanije kuri Public Media Rwanda bazutse ukabazuka vuga Abanyarwanda abo bami barwabugiri n'abakarwabugiri intambara yarwanya yagura u Rwanda. None abadawudi bararumaze barutwara, rwagiye muri Rucuro, rwagiye muri Ventura, rwagiye hose ubutaka bwacu barabutwara, dusigaye tura urumva ubu rwabugira ahagurutse akavuga ati bite hano mu Rwanda twaguye ninde ntwari y'ubwigenge ihari. Ariko kandi mu kuganira rero rwose nawe uramvuna pe uramvuna cyane kandi reka bikubwira
sibyo so no kuvuga iki hari ikibazo mbaje nta gusubiza umwato bigaruka nta kibazo kuvuga ngo rero wenda kugira ngo uze kunsubiza kiriya baravuga akantu kamwe tujye mu bibazo byawe uwazura aba père de l'indépendance ababeharaniye ugende ku muzuko iryinyo rya Rumumba ryaragaragaye Rumumba gabo bati muracacungira ku ryinyo ryanjye naho muhagaze urumva bakaza mu Rwanda bakavuga ati kumbe ubu ngubu biracyameze gutya aho umunyarwanda ufite amafaranga aho kugira ngo bishyire hamwe bashinge kaminuza nziza bacyumva bagomba gutatanya amadolari n'amadovize y'igihugu ngo bajyanye kwiga abana muri Kansas muri Amerika naho hose aho kugeza ubu ngubu Afrika igihanganya n'abantu ngo migranti bumva bavuga bati tuzagwa muri Mediterane ariko profike tuzagera mu Burayi n'iki ariko Afrika rero iri aho ngaho Libya iri muri Afrika aho bagera muri Maroc bari muri Afrika naho hose urumva nta n'ikintu banabivugaho bari flying over nta n'ikintu nababwiye ariko ubona abantu bagikandamijwe bitanaraje ishinga umunyafurika udasinziri kubera ko nta bwigenge Afrika ifite ninde njya mu bihugu nize mpirimbanyi zihari ninde urimo kubirimbanira ni bande dufite uyu munsi ushobora kubyitangira nkuko bari babyitangiye kera abaganga n'abazungu bari barakoresha Afrika uyu munsi ariko bajya kureba uyu munsi usange urumva ejo ndibuka ishusho itazavamo n'umunsi n'umwe ukuntu abo bita ibyihebe unyumve neza ndavuze ngo abo bita ibyihebe buriya njya nkunda ikinyamakuru bita Reuters muri Reuters iyo ukorayo bakubwira ko utazakoresha ijambo terrorist mu nyandiko za Reuters nta jambo terrorisme ribamo baravuga ngo ubwihebe ngo ni variable biterwa n'ubikwita ako kara agaciro ibyihebe rero abo bita ibyihebe birasa kaminuza ya Garissa muri Kenya byahuriranye nuko nyine bayantu bita abantu bo muri France bari barashije bita Charlie Hebdo ndumva izo evenement zarakurikiranye ariko abaperezida b'Afrika bageze nko barenga nka 20 pe baragiye bagipari kwifatanya n'iki n'abafaransa ariko muri Kenya niba haragiye bangahe waza ahubwo n'wa Kenya yaragiye wenda ndurya asize babo bicika so ubwo se ubwigenge kugeza ubwo ibihugu bya Afrika kugira ngo ubutegetsi bugeho ngo bigomba kuba byahawe umugisha na zimwe muri presidence zo mu burengerazuba bw'isi Washington irabyumva gute London irabyumva gute Moscow ibyumva gute ainsi de suite so ubwo bwigenge rero kereka ikibazo ari kumbaza kikangura iyo muri tubwire bwari bukenewe ariko nta gukimbaza nanjye ndatsigibaje sinagisubiza so no kuvuga iki rero Afrika yigenga gute ibihugu byacu bigenga gute bitarigenga mu mari nko mu Rwanda biravuga ko hafi 30% ko yonza gatoya igihugu kirimo kwigenga mu bijyanye n'ingengo y'imari urumva iyo ni intambwe nziza rero ariko ukavuga uti bizagera ku ijana ryari kugira ko igihugu kibe kitavugirwamo kigenga mu mari ariko natwe abaturage twigarukeho leta yihanganye n'abantu mu bijyanye n'imisoro guhangana mvuga se kuvuga ngo ni hasi hejuru ariko tubyumve kimwe hari abantu basora bumva bameze nk'abafite farudo rwose ku bitugu kandi barimo kubaka igihugu cyabo ese birakwiye ko tutagiye kujya dushyira ibibazo mu leta n'abategetsi umuturage erega wa muturage n'umwana kwiga mu mahanga si leta mwe ngo mujyane ndabyuvuga ko uburezi wenda ashobora kuba nabubuzi wabo ariko bwiza ariko nawe se ayo madolari yakusanyijwe agakugwamo rya shuri umwana wakigamo n'uwa seminari akigamo n'uwa mishari akigamo n'uwa petero n'uwa karori sibyo byarushaho kuba byiza ubu leta ari isaba umuntu ngo uvuga icyongereza kugira ngo nakumve ko uri intellectuel natwe ubwacu dufite ikintu cyo kwikoloniza ubwacu urimo kureba sasa rero birakwiye ko ari umuturage ari ubutegetsi uko busimburana n'abaturage basimburana kandi burya basimburana n'abaturage bahoraho so gutekereza imirongo migari turi mu itorero ry'igihugu ndumva uyu Major General ninde wakunze usubiye RPS muri Minadef ndaza kumwibuka wahoze abo mu Air Force n'istambutse urumva yajyaga akora kwigisha icyo bitaga mu itorero uburyo nyine ingabo zarindaga igihugu ikinyarwanda kubona ko ntaza kukigoreka bakazajya urubutore nukumva babyita nk'iki urugerero ukuntu nyine abantu babagaho urugerero ku rugerero barinze igihugu batanga abana baherekeranya bazigemurira ingabo bagira gute ibintu nk'ibyo ariko nko mu Rwanda higeze ko igihe n'abasaba Faransa barabajyana muri leta majoro y'igihugu ndamwibuka bari mu koloneli witwaga nde namwibuka bibaye ngombwa urumva ntamutekereza bari koloneli kore bari shore wena abivuga gutyo ugasanga n'ingabo ndetse kuba nko muri Repubulika ya kabiri sinibuka niba hagati ya gendarmerie na rume bamwe bafashwaga bategwa inkunga n'abafaransa gendarmerie mu maboko niba ari babiri nyine ikintu mbaze
rero ugasanga abantu ngo barigenga bafite n'ibisirikare bikikontororwa n'andi mahanga. Nk'ubu tujye mu bintu by'intambara no kubivugaho, ushobora gusanga aho ngubu ibihugu bya Afurika bivuga iki gisirikare ngo gikoresha intwaro ngo made in China. Ubu koko ibihugu byari no gucura intwaro, urabona umwana ku Gisenyi uzi gucura imbunda, ibihugu byakorera imbunda zabyo ni made in Rwanda. No muri Kenya nigeze mbona perezida wari uriho yari yasabye ko yakora uruganda rwazo. None nibura bakigenga no mu mbunda, ugasanga rwose hari imbunda made in Andi yarayivumbuye. None se bari abacuzi babo bakarishije ko babicuze, ibaza ariko nko mu Rusiya umva imbunda yaba ariyo ikora ku isi niki urumva ibyo ukora byose si ntumbaze ngo ni ibiki, ntabwo nge mbigenga, ariko at least uvuga ubwigenge bumeze. Rero ubwigenge bukava mu magambo kuvuga ngo turigenga mu kuvura abana bacu, urumva turigenga mu kwigisha mu burezi, turigenga. Ndabigaruka ko office of finance alimentaire akantu ntigakome ngo hari umuhanga wavuze mu minsi ishize nibuka ngo ninda avuga ngo kino gishanga cya Nyabarongo kandi nawe ngira ngo zikunda kuba mu bintu nk'ibyo bijyanye n'imirire n'iki byose science cya gishanga isukari yavamo bagibishatse yatunga aka karere n'u Rwanda ugakubye kangahe. Ariko ibishanga biraho biranamye, urumva birimo imigano, birimo iki ibintu nk'ibyo ntabwo ari ibishanga gusa, imiterere y'igihugu ikorewe management neza ntabwo cyakenera kubeshwaho n'ibituruka hanze. None se abo bashoramari dufite sibyo, ubu tuzajya ryari abashoramari mu buhinzi, ubu turavuga Nyirangarama sibyo, igihugu kikagira nka Nyirangarama nka 20 cyangwa 100 sibyo. Mu burezi urabona tunashimira muri byose tuba tuvuga abantu bagiye bashora imari mu bijyanye n'uburezi, ba Professeur Rwigamba bashize za Yerika n'abandi bose utabona amazina yabo ngo yarangize, ukajya kureba ugasanga nyine nibyo biba bikenewe. Rega nibyo nakubwiye kare ngo yewe sinyakunda guhanza ibintu byose, suko nta kintu kiba cyarakozwe. Ibintu byarakozwe kubona ko ubwo bwigenge tuvuga kugeza uyu munsi, ariko bidahagije sibyo. Ibintu bidahagije rero ntabwo nzi neza ko navuga ngo birahagije. Imyaka 60 myinshi Andi, urumva ese ibihugu birasetinga gute ko nyuma y'imyaka 60 leta ikurikiye, urumva nibura hari ikintu kizaba cyarakozwe kidasanzwe, ariko bikanishyira hamwe. Nk'ubu iyo witegereje agenda 2063 2063 nibura izo ndoto ufite z'ibyakabaye byaragezweho, ubona muri agenda bizaba byaragezweho. Izo ndoto zose zifite ko zifitwe n'abayishyize kugiye bajya kwishyiraho surandishije. Oya ndi kuvuga wowe izo ngizo uri kuvuga ibyo nta ndoto mfite ziyagenda uvuze, ariko ibyo uri kuvuga utabonye mu myaka 60 ishize nibura muri 2063 bishobora kuzaba byaragezweho, bishobora no kugerwaho bikarengana aho ngaho. Ariko ikibazo gihari ni kimwe, ikibazo gihari nuko nk'ubu ngubu ushobora kuba uri umukire muri quartier ufite abana bashishe, ariko umuturanyi arwaje bwaki ukumva ntacyo bikubwiye. Erega ntabwo umuntu areba gihugu konsesero bya geopolitique, nta nubwo ureba ko n'uwo wanga igihugu mu Rwanda turimo kuvugiramo nuko cyasagamba kose uko cyatera imbere kose. Ese abarundi barasagambye, abakongomani barasagambye, aho nunasagamba hazabikira igikubite bahita birukankira aho ngaho. Ubuse mu mitwaro n'imizigo igihugu gifite imitwaro y'impunzi, wenda n'urugero nkuko hari n'impunzi z'u Rwanda ziba hanze, nanone ntabwo u Rwanda rugira impunzi gusa, hari n'iz'abanyarwanda ziba mu bindi bihugu. Ibyo se byari bikwiye, so no kuvuga ngo reka iyo viziyo tuyemere ko ibayeho. Ariko nk'ibindi bihugu ugiye kureba bimwe na bimwe byateye imbere, ibyo tuvuga ngo byateye imbere byatanze amajyambere, ujya usanga baravuze bati bashyiramo amajyambere akomatanije. Afurika izabigeraho ryari? U Rwanda kuzamuka rwonyine it's okay, izo viziyo mushobora kuzigeraho, mugatera ibiti amashyamba, mugakora ibiki n'iki, mugakurungira amazu, reka sinakubwira imigezi ikaba myiza. Ariko umugezi ntabwo ushyiraho ibintu ngo bya conference d'oberere ngo umugezi ngutangira mu gihe byanze bikuze no kuri imigezi yawe neza. Iyo mu kindi gihugu mutabyumva kimwe, izatobiye yawe nutera amashyamba. Nigeze kuba mu karere ka Nyagatare, abantu bazi ruzarwe mpasha za Kiyombe n'ahandi hose ngaho ngaho ugenda ubona ibihugu bifite ukuntu igihugu cyo gutera amashyamba, ariko hari imisozi yo hakurya ikayibiharabuye. Ariko ibyo byabuza isuri kuva ahandi ikaza mu gihugu cyawe. Nk'umuntu uri muri politike hari ibintu twakabaye tunarebaho. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherutse kuvuga ati Barundi mwabantu mwe mujye mubimenya uko ibyo musaba byose
muhe mwitonze ntabwo twahita tugera ku rwego rw'u Rwanda. Nibura iryo jambo ntiriba ryerekeza ko aka gace gashobora kuba kari mu murongo umwe. Mu murongo umwe kari mu murongo umwe yabavuga ati barundi kazi nimwe rero buriya abanyarwanda n'abarundi turabavandimwe, ibyo u Rwanda rwagezeho natwe ni ibyacu. None agafungura imipaka, niba ari u Rwanda rwejeje hagahira rimwe, niba indagara zeze Burundi hagahira rimwe. Nese ko bivuga gutyo u Rwanda rutagendana n'u Burundi, izo ni imvugo za politiki. Nawe ni nk'ubwigenge twizihiza uri mu magambo butari mu ntuzi urimo kureba. Aho usanga umuturage ndakubwiye agifite inyota nzajye kuba mu Burayi, nzajye kuba muri Amerika, which is not good, which is bad. Urumva nyine ugasanga izo bije twarimo kuvuga hagira akantu gakoma tuhagarikiye inkunga tugize gute ibintu nk'ibyo ko urumva nyine haraguka bari abantu banatunga Afurika n'ibihugu byacu nta n'ubucuti na compassion ngo ndabikubwiye dutangira ikiganiro akantu kose kabe bagukomanyiriza bagira gute ibintu nk'ibyo ahubwo uzakubaza ari kitega agaciro kigeze ko ntakibona inkubi y'agaciro ukurikije mentality na filozofi y'agaciro usanga ari ikintu nyina n'ubu abantu bakavuze bati niba kiracyarumvikana cyane kugira ngo inzego zibishinzwe zibwira abaturage aho bigeze uzabibaza nk'umunyamakuru ku buryo nibura Afurika igira nk'ikigega mpuzamahanga cy'agaciro sibyo noneho akantu kakoma ntibavuga ingano ngo muri Ukraine sibyo nka Banque Africaine de Développement amafaranga ishyira muri infrastructure ni menshi ariko mu buhinzi bihagaze ko tuburyo tufite agro processing iteye imbere sibyo ku buryo nkibona nk'inganda nk'inyange zikora amata n'izindi ntabwo tuzamamaje urumva nyine abantu barasagambye muri ayo mata nk'ibi byarakozwe bari sawa urumva ibyo birayi uruganda rw'ibirayi rukorera rukabitunganya rw'inyabikoro uziko aho rwazimiriye hasigaye ibizu gusa ngo biri aho ngaho n'imashini ngo byaje mu misenyi n'ingese ndabatekereza nawe sibyo uribuka ikibazo cy'amata kigeze guteza ikibazo muri za Burera umukuru w'igihugu akajya akagitangaho n'umurongo ubwo se abo bantu bategetse n'abayobozi babita amakaragiro ahantu amazu y'amata amazu nyine aho bagenda bashyira amata amakusanyirizo y'amata nuko nta follow up yabayo ngo tunabimenye ko imeze n'icyo cyo cyakemutse hanyuma hagurutsa ngo umuyobozi akarya indimi oya icyo gihe n'uruganda rwari rwavuzwe rwo muri Burera kandi n'ubu nsigaye mbona imodoka zabo za Burera zitwara amata ibintu nk'ibyo sasa andi reka tuza kujya mu bintu byinshi dusoza njye n'amagambo maze ibibazo byawe dusoza reka tugaruke hahandi hari abantu babayeho mbere y'ubwo bwigenge umwami umwe nibuka ntari guhita nibuka amazina yavuye hano mu Rwanda kandagiye ku butaka bw'i Burayi avuga imvugo ngo nahakandagiye ubutaka bwawo gucika imitoto mu rwego rwo gutanga amakuru ku bantu basigaye hano kubabwira ati ubutaka bwawo ni ahantu we ntabwo ari ahantu yumvaga hameze nk'ijuru nk'uko abantu b'uyu munsi bahafata uwo ni umwe mu bantu babayeho mbere y'ubwo bwigenge abantu babayeho mu gihe cy'ubwigenge barangije bagerayo bakagaruka bakavuga ati bano bantu uburyo babayeho begereye Imana urumva ababayeho uyu munsi abagenda bagwa mu nyanja bajya i Burayi n'abajya hehe n'iki byose ngira ngo urababona ariko hari n'abazungu baguye mu nyanja baza gukoroniza Afurika okay aho rero niho nendaga kuza ndi kuvuga kubirabura kuko ni n'ubwigenge bwabo turi kuvuga abo bantu babayeho ubwo buzima butatu ari twe tubayeho uyu munsi ababayeho mu gihe twakwita baharaniraga ubwigenge n'ababayeho mbere ya cyagihe ubwo buzima bwombi urabutandukanye abo bantu bombi batandukaniye he cyangwa bahuriye dufite umuntu ushobora kugenda akabona Afurika ko ari nziza ari i Burayi cyangwa umuntu ugenda akabona i Burayi ni paradizo ni ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa akanebona ko kuri Trump yayivuze uzi se nibyo nakubwiye kare mu kiganiro kuko izo point de vue uko abantu babona ibintu ubundi biri muri za ngeri ebyiri navuze izo status ebyiri status y'umuntu en personne na andi kuko andi n'abandi 1,012,000 bagira igihugu none bakaba ari ikintu abantu igihugu tutanazi igihugu kiba he uhoza ngiye kunyuza n'u Rwanda sha wowe barusanga he
ukagenda ukarusanga no muri Zambia nayo hose kuko twabivuze kandi dusanga ikiganiro ugiye muri za component zigize igihugu navuze haruguru ibyo ntacyo bitwaye ariko icyo navuga ni iki ngiki icyo navuga ni uko ngewe ntawe nshatse kwisanisha muri abavuze haruguru wahirwa uri Burayi urumva nk'uko wahirwa uri mu gihugu cyawe ni nayo nyigisho zigomba kwerekera kuko njye ntabwo nyankunda ko niyo tuvuze ngo tugiye no kwigenga tugiye kwihenura ku bandi cyangwa batwihenureho nize ya colonialism abantu bavuga ngo ubukoloni bwagombye gusiga friendship aho kugira ngo busige inzangano no kuba twikoma abakoloni byabana ngombwa tugashimira n'abakoloni ku bikorwa remezo bizima bazanye mu Rwanda kuko n'amashuri menshi ari muri musi tuvugana harimo abapadiri n'abakoloni n'iki byose kandi abayizemo barasugiye barasagambye sintekereza ko bayatunga agatoki katari keza urumva none abantu bakajya bafata ibyiza bakabikura mu bibi urimo kureba n'uwo wagiye Burayi nkakasanga ngo hagati haza umututu nta mututu ntabyo urumva ushobora no gusanga byajyanye akakwiba ngo njya gutabara ngo gute ngo nishe batanu mu byivugo by'iki byose no gushaka gusuzugura ibintu byabyo yasanze sibura atari heza cyangwa ari habi yasanze hubatse se nabi cyangwa hagize gute yagiye Burayi n'iki yagiye n'amaguru yagiye mu ndege y'abanyaburayi abo ngabo ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo byose simbyemera icyo mbona kugeza iyi saha turimo kuvuga nta mpamvu yo kwitana ba mwana niba uri umushinwa ukora iby'abashinwa menya ko isoko ryawe riri mu Rwanda riri Nyabugogo riri Kimironko baya baragutunze ubwo bwubahane rwo bukwiye no kumenya ngo wowe mushinwa utunzwe n'amadolari y'umuntu ku Kimironko mu isoko kuri tekino kuri telefone ku kigiye ni amaboko yanjye noneho ntibinditwe ko ari inama ya Russia ya China ngifasha Afurika byaheze ahubwo ikaba inama yo gufashanya kuko na Afurika itunze ibyo bihugu mu mafaranga yabyo kuko muri business urabizi ushobora kumanufacturing ibintu ariko wabura abakiriya se babirya amavuta wayisiga wayarya wenyine izo telefone bazivugiraho wenyine wakwitelefona wakwihamagara just leadership kibanziriza ibintu byose birakeneye ko hajyaho uburyo bwa Afurika n'u Rwanda n'iki byose bwa leadership yubahana n'abandi njye sinanemeye byo kubihenuraho n'inzika bamara nkire ngo mwadukoneje sha mwagize gute xenophobia n'ibintu nk'ibyo ngibyo oya ahubwo tukareba tukavuga tuti abantu kwigenga kwa nyako nuko kwigenga kwa nyako no kwigenga mu bwo buhinzi ubworozi amashuri nabikubwiye urumva kwigenga ukava kuri yondera kujya no kubwubahana ukamenya ngo niba ukize ariko ndi isoko ryawe nawe muturage nakubwiye umukire akamenya ko bwa bukire bwe arimo kuvuga nta uteze kuzagira umuhanda we ishuri yivuye rye wenyine ntibinashoboka waba ukize muri quartier ariko bikanahera ku baturage ntana gutunga gatoki ubwira sibyo kuko ubutegetsi n'abantu n'ubutegetsi vice versa sibyo sasa rero Afurika n'u Rwanda bikwiye kwimukira kuri independence mu isura y'ibihugu n'amadarapo n'iki bikimukira kuri independence y'abantu ku giti cyabo aribo bagize igihugu iyo bagiye hamwe abantu barigenga ugivuga ngo umwana wanjye ngana ajye kwiga Uganda umuntu azamenya ubwenge umwana wanjye umuntu wanjye nayo kwivuriza i Nairobi ntazavurwa neza ibihugu na Afurika urimo kureba nibigimakaza amahoro giye kuba bagashuhe niba Kongo ifite diyama urumva yumve yuko iyo diyama ishobora gutunganirizwa i Kampala kandi buri wese akunguka sibyo nk'uko France ikora indege Airbus amababa bakorerwa London ibindi byose bigakorerwa muri Canada noneho ugasanga bo bashyize hamwe ya ndege yose Airbus iruzuye ariko buri wese yariyeho kuko abantu bo bakwisangiza ibintu kubera imipaka ngo yagize gutya na gutya na gutya ibintu nk'ibyo ngibyo kugeza ubwo igihe kizaza nk'umuntu ajya gutelefona ngo akabanza guca muri satellite zibunaka akabona gutelefona Dar es Salaam akajya gutelefona akabona kandi muri abaturanyi ngo hari imipaka y'Akagera agera mu kirere imipaka niveho iyo mu kirere no ku butaka ibihugu byigenga bya nyakuri bitari ibyo ngibyo no kuririmba ngo babahaye amenyo ngo ngarubumba abantu bakaririmba abantu barigenga mu bihugu nk'ibi ngibi byacu kandi bamwe bakiri ishyanga urumva ugasanga ubwigenge nta kintu gihari rwose abandi bakajya kubaka za Mozambique za Maputo abanyarwanda biyemera ngo bafite amaduka akomeye muri Mozambique Maputo ngo barakize muri Zambia bagize gute murimo guteza imbere ibyo bihugu murimo kuzamura GDP zabo cyane cyane n'ubukungu bwaho byumvikana ariko mu bihugu byanyu nta kigenda urumva ubwo se ko wishimiye kubaka ayo mahanga utubaka igihugu cyawe ishema ryawe rishingiye he ntacyo na Afurika da Devin abari ahadise dusoza nta bwigenge ntabwo umuntu ashobora kwigenga aboshye aboshywe nande ashobora kugira boundary cyangwa imigozi yo mu myumvire mu mitekerereze ibyo byose oya nuko ijambo kuboha
ari ikindi kinyarwanda numva ntashingiraho, ariko umuntu ashobora no kwigenga yubaka fences ku nzu ye kugira ngo yigenge neza, ukavuga uti sizasubira gushopinga umuceri Pakistan ngiye kuwuhingira, ukabushinza iyo nkingi. Urumva si ngombwa kujya kwigisha abana Washington, ukabushinza iyo nkingi y'uburezi gutyo ushobora kwigenga rero wiyubaka. Ariko ntabwo wakwigenga uboshye, ibyo ntabwo bishoboka, ijambo ukoresheje ntabwo ryemera, ariko ushobora kwigenga wiyubaka. Urumva nibyo turi guhimbana, nibyo ndimo no kwefasizinga muri iki kiganiro. Ariko ntabwo wakwigenga wigira biri hanze, nase ku buryo umuntu wese ubwigenge bwawe bujyana mu mfuruka ziwawe no mu buriri no kuryama n'iki byose, nibwo bwigenge ushaka kuvuga byose. Rero icyo mbwiye, niba ikibazo cy'ijambo ukoresheje wenda tutumvikanyeho, ushobora kwigenga wizengurutse ibikwiye, wigenga mu mari muri bijera hose. Ariko ntabwo wakwigenga wigira biri hanze, tusebaho ntabwo byabaho. David Marshall, urakoze ku kiganiro muhaye Rwanda S&M. Urakoze cyane nawe. Abari badukurikiye namwe, reka tukomeze tubifurize kujya mbere, kandi mukomeze kwigenga. Ibyo umusesenguzi yakomeje kugaruka avuga ko ibyagaragaye bituzuye, n'ubundi nicyo umuntu abereyeho kugira ngo asubukurire aho abamubanjirije bagereje, aho abakurambere bagereje muhereho, mukomeze mwubake Afurika twifuza, u Rwanda twifuza, tubone ejo heza hari umunyafurika ungana n'undi muntu wese, hari umunyarwanda ujya ku meza akaganira n'undi muntu wese, bagahana ibitekerezo, bakagira ibyo basangira. Kandi icyo twakongeraho, mukunde ibiganiro byacu, mubisangize aho ngaho, mwiyandikishe, tujye duhora tuganire. Turabakunda. Ciao ciao.